Itandukaniro ry'amafi n'inyama. Amafi nibyo kurya byihariye kuko afite byinshi atandukaniyeho n'inyama z'amatungo abagwa, nubwo tuyita akaboga tukayashyira hamwe n'inyama. Inyama akenshi zo ziribwa nyuma yo kumishwa ndetse n'izitumishijwe mu buryo bwabugenewe. Abaziteka babanza kuzikaza bakazikaranga ku buryo zisa n'izishizemo amazi. Amafi nibyo kurya usanga henshi, dore ko n'abatabasha kurya inyama kubera ubwivumbure zibatera, hari igihe amafi bayarya nubwo nayo hari abatera ubwivumbure. Kuva ku munopfo wayo kugeza ku mavuta yakurwamo, yaba ayakurwa mu byuzi cyangwa yarobwa mu mazi magari, amafi nibyo kurya bifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Kugeza ubu habarurwa amoko agera ku 32,000 by'amafi ku isi yose, gusa siko yose aribwa, ahubwo haribwamo amoko make. Ku rundi ruhande hari n'amafi aribwa ariko atemerewe kuri bamwe nk'abana ndetse n'abagore batwite. Mu mafi habonekamo intungamubiri ndetse zimwe muri zo ntiwazibona ahandi mu bindi biribwa. Urugero ni uko mu mafi habonekamo vitamine D ihagije ku buryo abatabasha kubona akazuba ngo kabafashe kuyibona, kurya amafi biyibaha ku rugero rwiza. Mu mafi kandi harimo poroteyine, vitamine B12, selenium ndetse na vitamine F ariyo igizwe na omega 3 ivanze na omega 6. Mu byiza amafi aduha, twavuga ko afasha abashaka gutakaza ibiro kuko atuma umubiri wihutisha imikorere yawo. Mu byiza amafi aduha harimo kuba afasha guhangana n'uburwayi bunyuranye bw'umwijima. Mu byiza amafi aduha harimo kuba ari meza ku bari mu gihe cyo gucura kuko abafasha kutagira umunabi ndetse akanabarinda kugira ibinya bya hato na hato. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko afasha mu mikorere y'ubwonko, yongera ubwenge butekereza kandi arinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abageze mu zabukuru. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko agabanya ibyago byo kurwara umutima na stroke. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko agabanya ibyago byo kugira indwara zigendana n'ubudahangarwa. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko arinda ibyago byo kurwara diyabete iterwa n'imikorere mibi y'imvubura ikora insulin. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko afasha gusinzira neza kandi arinda kubura ibitotsi. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko atuma ugira uruhu rwiza kandi agafasha mu kurwanya ibishishi. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko arimo intungamubiri zifasha mu mikurire cyane cyane ku bana. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko aringaniza umuvuduko w'amaraso kandi agabanya igipimo cya cholesterol mbi, bityo bikarinda indwara z'umutima zinyuranye. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko agabanya uburibwe bwo mu mitsi akanarinda za rubagimpande. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko afasha mu kureba neza ndetse no kugira amaso mazima. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko arinda kanseri zinyuranye. Amafi ni meza ku mubiri wawe kuko afasha mu kugabanya ibyago bya asima by'umwihariko ku bana. Icyitonderwa ku mafi ni uko nk'uko twabivuze ku bagore batwite ndetse n'abonsa, hari amafi batemerewe kurya. Ayo ni amafi arimo merikire nyinshi, akaba ari ya mafi yo mu mazi magari ocean, kuko aya mafi abonekamo merikire nyinshi. Kurya amafi nanone kenshi si byiza kuko n'amafi afite merikire nkeya iyo yariye kenshi bituma mu mubiri wawe yiyongera. Ni byiza byibuze kurya amafi inshuro 2 mu cyumweru zirahagije. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Dukora ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo batarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.